hari igihe abantu batangira ari abanyamwuka se murimo muranyoboye ariko bakazagenda bashyiramo amazi bafungura none wabaza ati se ko mwatangije iby'umwuka none nkaba mbona muri gusoza iby'umubiri bimeze bite ngo birya ngo byari ibya kera none se imana ya kera itandukanye n'iyubaha muhagaze ko mutekereza abaririmbyi ziriya korasi muri gutera ku birenge byawe n'izindi nitwongera guhura nyuma y'imyaka 15 se murimo muranyuma nzasanga mukiri muri network mukiri mu bihe byiza mukiri mu mavuta aramya agira gute ahimbaza sawa ko mutavuga ngo turi kumwe buriya na hari imyaka ariko bavandimwe hari imyaka hari igihe buriya hari imyaka ushobora kwinjiramo ikagufata ikakumaramo imana ikagukamuramo amakorasi ikagukamuramo haleluya na amina abandi banahimbaza ati biriya n'iby'abaturesi abandi babyina ati biriya byavuye ku gihe kubera iki igihe cyaguhinduye ntabwo wahinduye igihe ntabwo wahinduye ibihe ahubwo igihe cyaraguhinduye wowe ntiwagira gute bavandimwe ntiwagihindura tuyumvisha yuko tutapfa kuyitakaza buri muntu wese ayikubita imitomu kandi murabizi ko izi byose nareba hose ukayibura ati nukuru ntabaye sinakuvaho ariko yo yareba ikabona iguhaye urumva neza ndura nk'umuzungu nk'umuchina kandi wari igikara nkanjye none wajya uhura na murokore ukamubaza ati se byagenze bite ko nguhera ukuri igikara nkaba mbona waraye nk'umuzungu ari igihe ariko bitaguhira upfuba ukaba nka madowadowa nyuma y'abandi yitwa ngarukiye ku isosi ibyo byamenye umuntu wakinnye urusimbi cyo bita isosi ni ukuba bakuriye inkweto baziriye isaha bayiriye n'umugore ukamushyiraho wawe ukamushyira ku rusimbi bavuga ati n'umugore nawe bakamurya nta bintu by'imikino aho ngaho buri kintu cyose bakakirya noneho ukababwira ati mwampaye isosi kwa kundi uvuga ati mumu umukino umwe ako bita isosi bakavuga ati ntacyo reka ko nta kintu wari usigaranye ugahita ubarya byose ukagira gute ukabigaruza nabo ukabarya n'inkweto ukazigira gute byose no kubanza nuko ariko dayimoni ni mbi dayimoni ushobora kuyirwanya ukayitsinda mu butayu ariko ukakumena rikana se murimo muranyuma hari igihe ibigeragezo bikwaka imana ibintu ndi kuvuga ko numva bikomera washyiramo inyoroshyo bavande ariko nawe urebe uyu mugabo uburyo bakuranye n'Imana kugera ku rwego uvuga ati ntabwo uri bugereyo ariko bura no kuyobora abashumba ntabwo ari ibintu byoroshye nigeze mba ahantu hamwe abakristo batuka umushumba kuri nyina umushumba ararira amarira aramanuka atari ngibi amarira aramanuka ndayabona ahubwo ni mu izina rya Yesu aba bantu babatijwe mu kimwe mu mazi babatijwe muri Nyabarongo ibyaha yaragoze kose abantu nibahinduka amagambo tuvuga buri mu gitondo muri nibature nimugoroba ku cyumweru nyuma y'amatwi turi mu nama bahita bamuhereza ijambo ribi n'umupakani utaramenya Yesu atava kuvuga ahita arimo kubitira mu bantu umunwa aramubwira ati imbatiza umunwa ni wo wananiye tuba wari udubika bari ubatiza hari abantu bibira mu mazi ariko asanga hari ingingo zimwe zasigaye hejuru ngira ngo n'izina rya Yesu mwami Yesu buriya kuyobora mbabwire bashumba ni ikintu gikomeye iki habimenya se byehorera ngubwo wicaye mu ijuru rero nguraho uratuje ngewe merewe nabi ariko ubwo wumva watera Imana ubwoba ku buryo yaza ngo nuko wihaye ibintu by'ubusirike ngubwo rero ngo noneho agashyiramo n'akantu katuma wenda yatebuka ngurumva ngo ngewe wangira Imana ntabwo uzigera uba Imana uzakomeza uba umuntu ngo ngewe ungize Imana akanya gato nakubabarira nkakugirira imbabazi nkagutabara ikindi wa Mana we ntabwo inzara uzi ukuntu iryana
nawe wakugira ngo ikakurya iminsi 3 kumva wahita umenya neza ugahita umpa ibyo kurya. Ese ntabwo murakira nk'umuntu hano mukumva aravuga ibintu yakoze ukayoberwa iby'Imana yakoze ukumva nta Mana yigeze ikora, niwe wagiye akora. Nanyuze mu majyepfo mpagurutse umuntu mu kagare, nyura mu majyaruguru mpumura impumyi, nyura harya handi banyura sinzi n'ahandi, mu burasirazuba wa muntu wari urwaye inyonjo ibigize gute irarigise, ariko mwamurangiye Kibagabaga ko hari indembe na CHK, akagenda akazura nka 3 base akajya ahera kuri ibyo ngibyo natwe twabonye ibyo twabonye, base akabikora akazura nk'abantu nk'abangaye, avuga ati base ubona bazuye tuhari. Reka mbabwire torero, ntabwo Imana igikora ibintu bizitirirwa abantu. Haleluya, amen. Imana ibaha umugisha kumpa ikaze muri uyu mwanya w'amateraniro. Imana iha umugisha abayobozi bantumiye kugira ngo tubane tuganire ijambo ry'Imana, kandi namwe Imana ibaha umugisha ko mugiye kuntega amatwi tukabana mu mwanya mfite wo kuganira namwe. Nitwa Vumiriya Jean Claude, ndi umugabo wubatse, ntuye hariya Kagugu, mfite abana na mama wabo aracyariho, twese turacyariho kandi turashimira Imana. Uyu ni umunsi w'umugisha, umunsi udasanzwe wo kuboneka imbere y'Imana mu materaniro y'abera. Bene Kora bo baririmba Zaburi ya 84 bavuze ibyiza byo kuba mu mahema y'Imana cyangwa byo kuba mu nzu y'Imana, bavuze ko amahema y'Imana ari ay'igikundiro, kandi koko ni ay'igikundiro. Uyu munsi tugiye kuganira ijambo ry'Imana rifite intego ivuga ngo kuba umukristo udahindurwa n'ibihe. Niko turi buganire, kuba umukristo udahindurwa n'iki? N'ibihe. N'ibihe. Ariko n'ibintu byaguhindura by the way. N'ibintu byaguhindura, ariko kuba umukristo udahindurwa n'ibihe. Ibihe byose wahagararamo ntuhindurwe nabyo. Turasoma rero igitabo cya Yeshuwa 14:6 niho tugiye kuganira, niho numvise mpatwa kandi na n'uyu munsi niho handi ku mutima. Yeshuwa, igitabo cya Yeshuwa 14:6, twihuse. Yeshuwa, igitabo cya Yeshuwa 14:6 haravuze ngo Abayuda bahera ko basanga Yeshuwa i Gilugari, Kalebu mwene Yefuni umukenazi aramubaza ati ntuzi icyo Uwiteka yatuvuzeho nge nawe? Akabibwira Mose umuntu w'Imana turi Kadeshi Baruneya. Icyo gihe nari maze imyaka 40 twari Kadeshi yi Baruneya. Mose umugaragu w'Uwiteka ntuma kujya gutata igihugu. Bukeye ngarutse muhamiriza ibyo nari nabonye n'umutima utabeshya, ariko bene data twajyanye bahisha imitima y'abantu ubwoba. Njyeweho nomatanye n'Uwiteka Imana yanjye rwose. Maze uwo munsi Mose ararahira ati ni ukuri igihugu wakandagiyemo kizaba gakondo yawe n'iy'abana bawe iteka ryose, kuko womatanye n'Uwiteka Imana yanjye rwose. Nuko Kalebu arongera aravuga ati kandi dore Uwiteka yatumye mara iyi myaka 45 nk'uko yavuze uhereye igihe Uwiteka yabibwiriye Mose Abisirayeli bakizerera mu butayu. None uyu munsi shyikije imyaka 45, ubu ndacyafite imbaraga nk'uko nari nzifite urya munsi Mose yanyoherezagaho. Uko imbaraga zanjye zameraga ku rugamba ntabara nkatabaruka, na n'ubu niko zikiri. Amen. Twikirize haleluya. Amen. Kuba turaganira ijambo rivuga ngo kuba umukristo udahindurwa n'iki? N'ibihe. Umwanditsi cyangwa se uwanditse igitabo cy'umubwiriza 3 yavuze ibihe. Ntabwo ari aho nashatse kwigisha, ariko yavuze buri gihe n'igihe cyacu. Aravuga ngo buri kintu cyose cyagenewe
igihe cyacyo. Avuga ku bihe, avuga ko hari igihe cyo guseka, igihe cyo kurira, igihe cyo kuvuka, igihe cyo gupfa. Ibyo bihe byose muzagende mu birebe. Buriya iyo uri mu gihe cyo kwemerwa, hari igihe wibwira ko utagera mu gihe cyo kutemerwa. Habaho igihe cyo kwemerwa n'igihe cyo kutagera nacyo gishobora kukugeraho. Habaho igihe cyo guhaga, hakabaho igihe cyo gusonza. Nk'uko habaho igihe cyo kwiga, hakabaho n'igihe cyo gukora. Nk'uko habaho igihe cy'ubushomeri, hakabaho n'igihe cyo kubona akazi. Murimo muranyumva neza? Cyangwa se hakabaho igihe cy'ubugumba, hakabaho n'igihe cyo kubyara. Ariko ngo ikintu cyose Imana yakigeneye igihe cyacyo, ko birivuga. Buriya habaho igihe cy'amanywa, hakabaho n'igihe cy'ijoro. Buriya umwanya w'amanywa nurangira, ntabwo uri bubwire ijoro ngo nyongezaho amasegonda. Ijoro rirabwira amanywa ngo mpintebe nanjye nicare. Igihe wayoboreye kirahagije, mu mwanya nanjye ngire gute nyobore. Nuko gahunda ziba zimeze. Ndashaka kuvuga rero nk'umukristo wamenye Imana, kugomba guhagarara mu bihe byose. Ibihe byose wageramo ugaperezantamo Imana. Ibihe byose wageramo ntutakariza Imana icyizere. Ibihe byose uzahagararamo, murimo muranyumva ko mutekereza? Amen. Ibihe byose uzageramo ntuzigere uhindurwa n'ibyo bihe, ahubwo ibyo bihe wowe uzabihindure. Umwanditsi nayivuze Zaburi ya 84, bene Kora bamaze kurenga urupfu, baririmbiye Zaburi ya 84, baravuga ngo Uwiteka Nyiringabo we, erega amahema yawe n'ay'igikundiro. Bwana asifiwe. Bageze ku murongo wa 5, baravuga ngo hahirwa abantu baba mu nzu yawe, babasha kugushima ubudasiba. Hahirwa abantu bafiteho Imana Yakobo h'umutabazi. Hahirwa abantu bayifitemo imbaraga. Hahirwa abantu bafite mu mitima yabo inzira zijya hehe? Isiyoni. Bageze hepfo baravuga ngo haleluya. Abo bantu iyo bageze mu gikombe cyitwa banka, aho niho nashakaga. Iyo bageze mu gikombe cyitwa banka, bagihindura ahantu h'iki? Hamasoko. Imvura y'umuhindo icyambika imigisha, kandi bagenda bagwiza imbaraga. Umuntu wese wo muri bo akaboneka mu maso y'Imana hehe? Isiyoni. Bibiliya y'ikirundi kiriya gikombe bakita ngo ni igikombe cyitwa marira. Mu gikombe cyitwa marira ni igikombe cy'umubabaro. Bwana asifiwe. Iyo usomye igitabo cy'abami ho bakita ni igikombe cyitwa baraka. Murimo muranyumva neza? Ni igikombe kitari cyiza, haguyemo abantu benshi ibihumbi n'ibihumbagiza. Ariko icyo gikombe, murimo muranyumva neza? Icyo gikombe bene Kora bakigezemo, bagihindura ahantu h'amasoko. Kubera iki? Bari bagwije imbaraga mu mitima yabo. Murimo muracyanyumva? Nubwo iki gikombe cyishe benshi, cyangwa hari abantu bakigezemo bagasa nk'abacitse intege, ariko bene Kora aho ngo bagiye bagwiza iki? Imbaraga. Cy'amarira cyari igikombe cy'umubabaro, ariko bene Kora aho barahageze, Bwana asifiwe, bagihindura ahantu h'iki? Hamasoko. Amen. Buriya nabifuriza yuko mwatangira n'imbaraga mukazasozana n'iki? N'imbaraga. Hari igihe abantu benshi batangira ari abanyembaraga bakazasoza babaye abanyantege. Mujye muvuga kugira ngo numve ko turi kumwe bavandimwe. Nukubundi mwavugaga mu ndirimbo, mwavugaga mu ijambo naho mbumve. Hari igihe abantu batangira ari abanyamwuka, se murimo muranyumva we, ariko bakazagenda bashyiramo amazi bafungura. None wabaze ati se ko mwatangije iby'umwuka, none nkaba mbona muri gusoza iby'umubiri bimeze bite? Ngo birya ngo byari ibya kera. None se Imana ya kera itandukanye n'iyubaha muhagaze? Mutekereza abavandimwe ko mutekereza abaririmbyi? Ziriya korasi muri gutera ku birenge byawe n'izindi nitwongera guhura nyuma y'imyaka 15, se murimo muranyumva, nzasanga mukiri muri network, mukiri mu bihe byiza, mukiri mu mavuta aramya agira gute? Ahimbaza. Sawa?
ko mutavuga ngo turi kumwe? buriya hari imyaka, ariko bavandimwe hari imyaka, hari igihe buriya hari imyaka ushobora kwinjiramo ikagufata ikakumaramo imana, ikagukamuramo amakorasi, ikagukamuramo hareruya na amina. Abandi banahimbaza ati biriya n'iby'abaturesi, abandi babyina ati biriya byavuye ku gihe. Kubera iki? Igihe cyaguhinduye. Ntabwo wahinduye igihe, ntabwo wahinduye ibihe, ahubwo igihe cyaraguhinduye. Wowe ntiwagira gute bavandimwe? Ntiwagihindura. Imana yaduhamagaye ishaka ko ibihe byose nitubigeramo, murimo muranyumva, tutazatakaza umwimerere. Umwimerere ubwo nibivuga murabyumva? Tutazatakaza karite. Murimo muranyumva? Amen. Ko mutekereza haleluya? Buriya bukire dusengera, hari igihe wahagera bajya bahimbaza atari kwa baturese aba bakene. Noneho ariko bavandimwe, ariko urabyumva? Kandi twese iyo tubabaye mu ntege amatwi, kandi murebe hano, iyo tubabaye, iyo tuje imbere y'Imana, tuyumvisha yuko tutapfa kuyirekura, tuyumvisha yuko tutapfa kuyitakaza. Buri muntu wese ayikubita imitomu, kandi murabizi ko izi byose nareba hose, ukayibura ati nukuru ntabaye sinakuvaho. Ariko yo yareba ikabona iguhaye, urumva neza iguhereje, hari ibintu yaguha ku buryo wakwidura nk'umuzungu, nk'umuchina, kandi wari igikara nkanjye. None wajya uhura na murokore ukabaza ati se byagenze bite ko nguheruka uri igikara nkaba mbona waraye nk'umuzungu? Ari igihe ariko bitaguhira upfuba ukaba nka madowadowa. Nibiguhire hakiya Mungu, nibiguhire, nibikunde. None ukabaza se murokore ko duherukana uri igikara, none nkaba mbona nuri umushinwa, nuri umuyapani, nuri umuhinde, nuri umunyetiyopiya, nuri umunyamerika, bimeze biti? Ibintu ukabona neza, urumva, ukabona ibintu byarahindutse. So uyu muntu yabaye iki bavandimwe? Byamugendekeye gute? Niko twajyaga dusengana, mwihangane mbaha aka kantu. Twajyaga dusenga tukarambarara, tugasenga icyo gihe n'imisozi yari igendwa cyane, amasengesho rwose byari kuvuga kuri umunyamasengesho byari fier. Ariko n'abagabo bajyaga batubwira, hari umugabo witwa Ngarukiye ku isosi, nawe Imana yatabaye ari nyuma y'abandi, yitwa Ngarukiye ku isosi. Ibyo byamenye umuntu wakinnye urusimbi. Cyo bita isosi ni ukuba bakuriye, inkweto baziriye, isaha bayiriye, n'umugore ukamushyiraho wawe, ukamushyira ku rusimbi. Bavuga ati n'umugore nawe bakamurya, nta bintu by'imikino aho ngaho, buri kintu cyose bakakirya. Noneho ukababwira ati mwampaye isosi, kwa kundi uvuga ati mumu umukino umwe, ako bita isosi. Bakavuga ati ntacyo, reka ko nta kintu wari usigaranye. Ugahita ubarya byose, ukagira gute, ukabigaruza, nabo ukabarya, n'inkweto ukazigira gute, byose. Urumva wagarukiye kuri finali, mbese ni ahantu kure cyane. Nicyo bitaga isosi. Ku bantu bakeneye urusimbi bakitaga mu misosi. Ni umukino wa nyuma ariko washiriwe, niwo bitaga isosi. Uwo mugabo bamwita Ngarukiye ku isosi. Muranyumva? Nawe yari yarakeniye ku rwego acukura tuwareti, n'undi mugabo w'umukire. Nawe ubu n'abakire bazwi. Umwe acukura, undi azamura igitaka. Urumva ko umwe ari nk'umufundo, undi ari nk'umuyede. Ubwo tugerageje kubivuga neza. Ariko uko bagenda begera Imana ya Isirayeli, ikababwira ngo ndi Imana igira neza, ndi Imana ishobora byose. Umurimo muranyumva neza? Ndi Imana itanga ubuzima, nzabatabara, ariko nimuzanyibagire, nimuzamveho, nimuzanyimure. Bakarahira ati n'ukuri tukaba twakuvaho. Umwe niwe wayikomeje, n'ubu ngo baracyarimo, ariko Ngarukiye ku isosi byaramunaniye. Yajyaga tubona, urumva ko yatangiye begera Imana, basenga Imana irabatabara, bagira neza, baha amafaranga. Buryo ukumva ngo umuntu umwe ngo ayoboye banki, undi aramwungirije, nta mashuri nkane ya primaire bagira, ujye umenya ngo abantu bafite imigabane ikaze. Abantu bayoboye banki ya Kibeho kubera imisozi y'ibyaha, ibintu byose n'abakire bazwi mu gace. Umwe afite nk'abiri ya primaire, undi wenda ni nkane. Urumva ariko ngo begera Imana bavuga ati ndabatabaye, mbahaye umugisha.
urumva neza urumva hari uko bayibwiraga, ariko umwe ayivaho. Tubona tugiye gusenga ariko mwasaze ryari? Ariko mbere barasengaga, ariko uwo nguwo kubera ko yavuyemo ibintu byamuvanye ku Mana, mwasaze ariko byarangiye nabi cyane. Ibyiwe byarangiye nabi. Umuntu wese hagakaze muri kampani no kubanza nuko ariko dayimoni ni mbi. Dayimoni ushobora kuyirwanya ukayitsinda mu butayu, ariko ikakumena rikana. Ushobora kumutsindira mu butayu, ku nyanja ukamurwanya, hahandi hose bagiye banyiri ko wagera ikanani mu bisubizo mu biryo, dayimoni akakubita mu cyico neza agahita kurangiza. Byarangiye rero ataye Imana burundu, ku buryo abona n'abasenga akavuga ati se nk'ubwo bimeze bite? Hano rero n'abantu bakira bakamenya no kubibamo. Wari wabona umuntu uca umutwe ahantu yafashe ntaharye, nko mu gasatere. Hari abantu bazi numbaze ku buryo nko mu gasatere, agasasinzi niba mutuye mu dusatere, ahantu hahurira abantu ku buryo ufite itasi y'icyayi n'irindazi, ugenda ubwira abantu tugukena n'ubushake, ariko nawe waracukuraga tuwarete. Hari abantu babazi bibagirwa vuba cyane. Reba mu gasatere ahantu hose, kuvuga Kinya yose ahantu abantu bahurira simbizi, niba ari kuri gare niba ari hehe, nuko ukaba ufite itasi mu gatondo n'irindazi, ugenda uvuga ati gukena n'iki? Noneho ahantu uyu mugabo, hari umugabo umwe wamukubise mu gitondo, yaramubajije ngo harya shango tuwarete muri kuzicukurira ngahe muri no minsi? Nawe ntiyihangana avuga ngo yandi mwazicukuriraga cya gihe muri ya minsi igihe ni yandi twazi bari barakoranye kera. Nawe avuga ati yandi nta kirahinduka, hamwe twazicukuriraga cya gihe. Umugabo yubika umutwe asubira inyuma. Rero urumva ko kuzamuka n'ubukire n'amafaranga yari afite byatumye atakaza iki? Imana. Kandi reka mbabwire, buriya iyo utakaje Imana uba utakaje n'ibyo yavuze. Sinzi niba murimo munyumva, mwaramukinyumva neza. Iyo utakaje iki? Imana, uba utakaje n'ibyo yagize gute? Yavuze. Uba bitakaje rwose, kuba utakaje iyabivuze. Buri ikintu ugomba kumenya, hari ahantu Imana ivugira, hakaba n'aho Imana ikorera. Se murimo muranyumva? Hari ahantu Imana isezeranyiriza abantu bayo, hakaba n'aho isohoreza iki? Amasezerano. Kigomba kukimenya. Mu gihe rero ibintu Imana yavuze ku buzima bwawe bitarasohora, ni ukwiriye kurangara ngo utakaze Imana mu rugendo. Se murimo muranyumva? Kandi nunagera n'aho Imana ivuga, ntuzakora ikosa ryo gutakaza Imana yahakugejeje. Kuko nukora ikosa ugatakaza Imana, murimo muranyumva, byoroshye cyane ko wakongera ugasubira gutangirira aho wari uri cyagiye. Kuko iyo utakaje Imana uba utakaje ubuzima. Icyiza rero nifuriza abo turi kumwe muri uyu mwanya ni ukudatakaza Imana. Ibihe byose uzahura nabyo ntuzigere utakaza iki? Imana. Cya kabiri, ntuzigere wimura Imana mu buzima bwawe. Iyo wimuye Imana, se muri muranyumva, uba wimuye umutungo n'amasezerano buryo ubu yatakaje yose. Imana yavuze kuri Eli, iravuga ngo mu muryango wawe utambye niba uzavayo, ariko bene Eli bakoze ibyangwa n'Uwiteka mu rusengero. Imana iravuga ngo nari naravuze ko, uzasome Bibiliya, nari naravuze ko, ariko iravuga ngo none nshingiye ku bintu bibi bakoreye mu nzu yanjye, umuryango wa Eli wose nzawuheha nk'uko baheha, bahanagura. Ubwo se yari yaravuze? Ndabona mucecetse ubanza hari mbaciye intege. Hari abantu ko mbona musa nk'abahindutse, bimeze bite? Niba abakristo twaturi kumwe ko mbona bahindutse mushumba ibi n'ibiki? Hari abantu bahorana murare, haleluya, amina. Hari icyo Uwiteka yamvuze, ndi Kadeshi y'Ibanu, ariko banza ukurikirane Kadeshi ni habereye iki? Yahavugiye iki? Ariko nyuma yo kuvuga byanagenze gute? Se murimo muranyumva we? Ubundi abapenikote tugira murare nk'iy'abaparakomana, ariko hatari aba basanzwe badaso barukuru tutfesi abangaba b'inkeragutabara. Abundi abapeni bagira murare nk'iya special force, bara basinipe abantu bamwe urumva biyaminiye abamudahushwa. Abapeni niyo bagira murare itava idacika,
buriya nubona utakaje na morali ujye umenya ngo n'ibyo urimo ntibirimo. Se ko mutekereza bite byanyu we? Satani nagusura akakubwira turapfuye ugahita ubwo nko kupfuye wapfuye nyine. Baragukorera sirikare baguherekeza. Se murimo muranyuma? Kadeshi y'Ibaruneya ni ahantu umwanzi yimuye kwizera Abisirayeli bose batakaza Imana mu buzima. Babona ibibazo ntibabona Imana ikemura ibibazo. Babona intambara ntibabona Imana irwana intambara. Ni ahantu abagabo 10 b'abatasi b'abarwanyi bakomeye mu gihugu cya Isirayeli bagiye babona abanaki, babona uburebure bw'abanaki, ariko bagarukira ku munaki ntibabona Imana isumba umunaki, bahita bibona nk'inzige. Bagaruka babwira Mose n'iteraniro, bababwira ngo abagabo tubonye turi nk'inzige, kandi nabo baturebye babona turizo, kandi ntibigeze bavugana ngo bipimye ku munaki gusa ahita yigira inzige. Kwipima ku kigeragezo ace butasanga yabaye inzige. Izina rya Yesu. Buriya niyo mpamvu ngewe nta abagabo 10 biyise inzige nta nubwo njya mbatindaho. Wumve ko nongera no kubagarukaho ngewe. Kare. Ngire bakeya beza babiri b'injonjore. Abo bindobanure. Yoshua na Karebu babwire turi garafurere mu kwizera. Urumva neza uri garafurere mu kwizera. Ugomba kugira umumodo, umuntu wigiraho muri Bibiliya. Se muranyumva abanyamasengesho bizera. Ugomba kugira umumodo, modo wigiraho ukavuga ati yewe Rusi we, shanda umva, uri rafiki yangu wowe Rusi. Shakemo abantu bagiye bakora udushya. Zane ba Dawidi, zane ba Gidiyoni, abandi muze ko mutavuga mwebwe. Setere shaba kumera makiri mwana we twagenanye nakumvisa we setere rata. Uzane ba Aburahamu bimuka batazi iyo bagiye kubera kumva ijwi no kwizera ivuze. Imana ikavuga ngo kubera kunyizeye bagushyire kuri listi y'abakiranutsi. Genda byanziye ndabyemeje nabahita bagushyira ku rutonde rw'abakiranutsi. Shakamo abantu ba Enoki banejeje Imana ibimura badapfuye urupfu rwaraje na stile zabo. Barazamutse nawe ujya kurega warega izikagarize. Urumva neza Imana avuga ati umva uranyubashye umvuga neza zamuka. Shaka batabita b'abanyamirimo. Shaka yego shaba Morodekayi sha yego rata we twagenanye nakumvise. Nta ntwari mugeraho ngaho we mugira abamodo banyu mwigiraho ni nkabandimo nibanda aho ngaho. Muri shuti nabandeze. Bayobo bayikomeyeho. Abone intwari mu kwizera nibande bandi mubazane twihute ndimo nshakora icyegeranyo nibande bandi mufite aho ngaho bikura aho ngaho bikora tugende ba Eliya ratashaba guhamaki nabo ndimumva ikirere ngiye guraka yego shaka bana aho ngaho tugende shaka ba Elisa genda uzana abantu bazima aho ngaho naho ibintu ngo bitwa bana bari toka na bari wenda uzanye umugore wa Abigail Sava aho ngaho ni siterebye. Pawulo na Sila mu nzu y'imbohe wowe urumva ko turi muri abareba abandi ariko mwebwe muri kureba hewe muri kureba hano ikinyinya muri kureba he ba Yosefu sha baguhamashye nawe ndimo numva waje shaka abantu b'intwara aho ngaho tugende ba Stefano bakubita amabuye bakabona Imana bakabona ijuru rikingutse komera Imana amashi turi kumwe cyangwa mwagiye bikura abo nibo bakenewe ngo bananiya na Safira toka kubita nyakatsi na leta y'u Rwanda yakuye nyakatsi we cyo wirukana nyakatsi naniya na Safira na abanyamibare baba bari mu rusengero ariko abanyamibare tuvuga gukorera Imana bavuga atari ko mwarayobye babimama abantu ibintu byo guca intege abantu abo ntabwo abo ngabo tujye dukorana abantu nk'abo ngabo urumva ngo harya wa mugore wasobye nyirabukwe yitwa nde we aya ntago ari Rose igenda Rose se baba baramwa nawe uratubeshye yitwa Nawomi ibyo nibyo Orupa cyangwa Nawomi ni nyirabukwe wantoza Orupa sha urumva wowe ahubwo Rusi ni wakomeye kuri nyirabukwe ubwo turashaka guhamagara duha amanota umuntu utarayakoreye kare k'iby'Imana se niko se murimo muranyumva we nagira ngo baze umuntu mwegeranye ngo uwo mugendana ninde numara kumenya uwo mugendana n'uwo mubana urahita umenya uri we. Iyo ubanye n'umuntu utagira kwizera akwanduza uwo kwizera guke.
iyo ubanye n'ugira kwizera azamura kwizera, igipimo cyawe kikazamuka. Murimo muranyumva neza? Iyo ugendanye n'umuntu wubaha Imana akwanduza ibyo bintu akora. Iyo ugendanye n'indaya nubwo utabikora bagushyira muri, nubwo waba utabikora bahita bagushyira mu ntuzaye. Iyo ugendanye n'amabandi, iyo baje gufata amabandi bagatajya agendana na, bisaba kutanga ibimenyetso bifatika yuko udakora ibyo wakora. Mbwira uwo mugendana rero turamenya uwo uri we. Aha. Kadeshi y'i Baruneya habereye iki? Ko tubonye umugabo avuga ngo ngwibuka icyo Imana yavuganiye nanjye. Kadeshi ya Baruneya ni ahantu abagabo 10 baje bagarukanye inkuru y'incamugongo bavuga bati igihugu kirahari. Murimo muranyumva? Kirahari n'icyamata n'ubu, nk'uko Imana yabivuze niko bigize gute. Ariko rwose Imana hari ikintu yaduhishe yuko abagabo bahari ari barebana, ari abanyamaboko, ari abanyembaraga. Babwira Mose, babwira n'iteraniro, baravuga ngo igihugu kirahari nibyo, ariko abagabo dusanzeyo twabonye tumeze nk'inzige imbere yabo, nabo baturebye babona turizo. Niko birivuga. Nawe umbwira umugabo wariye ibiryo by'igihugu, wagiye ku ikosi, murimo muranye wenda iby'amasengesho no Imana yavuze mu byihorere, akaza agaruka mu bantu avuga ngo tumeze nk'iki. Abagabo bari bakwiriye gupfa. Bari bakwiriye gupfa abantu rwose, kuko iyo badapfa bari gukomeza banduza abantu. Ngo tumeze nk'inzi. My God. Ngo Mose arababarana, iri terano ryose rishiramo ibyiringiro no kwizera. Ngo Mose yikubita hasi ashimura imyambaro araboroga ararira. N'iterano ryose rishimura imyambaro ngo bigaragura hasi. Bararira, baraboroga. Haza abagabo 2 bataraba amagambo gusa. Bazanye n'icyo bita ibihamya. Icyo bita iki? Ibihamya bifatika bigaragaza igihugu Imana yavuze kirimo iki. Bazanye ngo amaseri y'imizabibu, bazana kumwero w'igihugu, baza bayikoreye bo banatinze bafite ibintu bari kwegeranya. Ngo baza mu iteraniro baremerewe bikoreye, baza bacerera ariko bafite icyo kuvugiraho. Ndashaka ko turahijambo Imana ifashe irishyigikire bibe. Imana iguha ikintu uvugiraho, ikintu ujye uvugiraho, ikintu ujye uvugiraho. Apana kujya uvuga Imana ivuga gusa, ujye uvuga ngo yaravuze ariko yaranakoze, yavuganye nanjye ibi ariko yakoze ibi, nubwo hari bitaraba ariko hari ibyabaye. Imana ikumpere icyo kuvugiraho mama, papa. Imana ikumpere icyo kuvugiraho. Cyo kuvugiraho. Icyo kuvugiraho. Cyo kuvugiraho. Ngo bazana icyo kuvugiraho, icyo bita ibihamya. Bikoreye amaseri y'imizabibu. Haleluya. Baza kandi bafite icyizere, ariko Mana yanjye ngo bahagaze bemye babaza Mose ati umuntu w'umugabo kurira bite ko twari tukuze nk'intwari. Babaza abandi bewugirije Mose ati bite byane ko tubona muri hasi. Babaza iteraniro ati bite byane. Abaravuga bati turapfuye. Ataba abagabo 10 mubona bahagaze aha, batubwiye igihugu bavuyemo n'icyo mwavuye gutata. Batubwira ko hari abagabo barebare bitwa abanaki. Ngo birebye babona bameze nk'inzige, ngo kandi n'abanaki babareba bakabona ari iki, ari inzige. Yoshua ati n'izina rye cyembe inzige. Atapara genda umukomando navuganye n'Imana, Imana ya Abrahamu na Isaka na Isirayeli we, cye ntabwo ndi inzige. Karebu uti ibintu babagabo bavuze cyangwa ni nyabingi zagiziye muri bo. Ti umuntu wavuganye n'Imana, wakoranye n'Imana. Wabonye inyanja isadukamo kabiri tukambuka, Imana igakora umuhanda. Wabonye Imana irema amanu mu butayu tukarira hataba butike. Wabonye Imana ikubita ingabo za Farawo ikakuramo inziga mu magare ya Farawo. Ni gute twebwe twabinzige
Kalebu nawe aravuga ati no, ntabwo turi inzige, turi ubwoko bw'Imana, ikindi twavuzweho n'Imana, iyatuvanye mu maboko ya Farawo, iyatwambukije inyanja itukura, iyo Mana yacu. Haleluya. Iyo niba Uwiteka Imana yacu atwishimira, azatugabiza Abanaki, tuzabarya nk'abarya iki? Imitsima. Kandi ngo agerekaho ijambo, aravuga ngo nabitegereje mbona nta ngabo bafite ibakingira. Nubwo bavuze ngo ni barebare ni banini, nabonye nta ngabo bagira ibakingira. Imana yavuganye natwe ntayo bagira, iyakoranye natwe ntayo bagira, iyo twizeye ntibaziranye nayo, iyasatuye inyanja ntibaziranye nayo, iyavuganye na Burahimu igasohoza ibyo yavuze ntabwo baziranye nayo, iyabanye na Gideyoni ku rugamba abagabo ngo bavuga imbaraga z'Imana, baravuga ati yahanitse ikirere, ntabwo baziranye nayo. Iduha umwuka duhumeka ntabwo baziranye nayo. Basenga zimwe zigira amaso ntizirebe, zigira umunwa ntizivuge, zigira amaboko ntizikore, zigira amaguru ntizigende, zigira umutwe ntizitekereze. Umva, iyo twizeye ni Imana ivuga, kora, ni Imana ireba, ni Imana yumva, iyavuganye natwe izabatugabiza. Ngo bakivuga ayo magambo, umwuka wera w'Imana amanukira mu iteraniro. Mose ngo yuzura umwuka wera. Haleluya. Yuzura umwuka wera, arahanura, avuga mu ndimi nshya kubera ijambo rizima rivuzwe n'abagabo bazima. Se murimo muranyumva torero? Ngo aravuga ngo igihugu, Imana ivugira muri we, iravuga ngo igihugu mwakandagiyemo nzakibaha kibe gakondo yanyu n'abana banyu iteka ryose. Kandi ngo Imana iri kuvugira muri we, iravuga ngo ntabwo nagenda ntavuze kuri Kalebu Hebroni umusozi, ubwo ni kuvuga Kinyinya yose cyangwa Nyarutarama cyangwa Gacuriro, ubwo reba umusozi. Imana iravuga ngo uyu Kalebu azatura Hebroni, mu byandike ko ndi Uwiteka amvuze neza. Iri jambo avuze ntiryagenda gutyo. Muhaye umugabane, muhaye gakondo, muzamuhe nimugera mu gihugu, muzamuhe Hebroni. Icya gatatu, ngo Imana avuga ngo abantu bose banyimuye mu mitima, se murimo muranyuma, bagatakaza imirimo yanjye, bagatakaza ibyo nakoze, ntibangirire icyizere. Abo bose mu butayu ntimuzarenga ubutayu, muzagwa mu iryo jambo rirababaje. Iryo jambo rirababaje. Abantu bose bakuze ukuyemo Yosuwa na Kalebu, abandi bose baguye hehe? Mu butayu. Abantu bageze mu gihugu cy'amasezerano ni Yosuwa n'urubyiruko rwavukiye hehe? Mu butayu. Rutigeze rubona inyanja itandukana, rutigeze rubona Imana irwanira Abisirayeli kwa Farawo, rutigeze rubona Imana igabura manu mu butayu. Abo bantu batabonye imirimo mu gihe cyashize, Imana yavuze ati ndabababariye kuko ntibazi imbaraga zanjye. Ariko abantu bazi imbaraga zanjye, ni gute mutakaje icyizere mukamvuga nabi? Ihita yirahira avuga ngo nta n'umwe uzagerayo. Na Mose iramubwira ngo urakirebesha iki? Ko mutabivuga mubanze mugize ubwo bige jambo banze barikaza. Yaramubwiye ngo urakirebesha amaso nawe ntuzagira gute? Taya. Ibiramunizira namwihambira. Buri Imana yakuniga kanagira gute we? Kanagushyingura gashyiraho. Ariko ikintu nyikundi iyo mwakoranye neza, hari igihe guhambika, hari igihe kuniga kanagira gute. Iyo mwakoranye, ko Mose yakoranye n'iki? Yaravuze ati ntabwo namuhamba abantu abaturesi bashobora kugira gute kuza urumva neza, bavuga ngo ntiyagezeyo, reka muhambe namuhisha. Kuko nabwiye mushyira ahantu babona ntago Abisirayeli bari gukomeza urugendo, bari kugumaho, ntago bari kuhava. Ikindi kugira ngo Imana ihagurutse Yeshuwa, yanize uriya musaza w'umusitari, iramuguranguye ko nta buyobozi bukorera mu ko mutavuga bitabyanye we. Oya, uyu musaza yari amaze gusaza, kugira ngo intsinzi iboneke muri seno kuzamura amaboko yande ya Mose. Urumva rero urugamba rusigaye rw'Abanaki n'abayebuzi n'abapresi, Yeriko ntabwo hakenewe umuntu w'umusaza, kuko iriya myaka ubundi Mose ntiyari kugira iryibiri. Oya, yari kugerayo akiri muto, ariko kubera gutinda mu butayu, kuzerera aho hantu, asazira mu rugendo, noneho urabizi ko yageze n'ahantu ajye yanduranya kubera urugendo rwabaye rurerure. Iyo utinze mu butayu, hari igihe ubutayu bukumaramo iki? Imana.
umuntu akaba yari umukristo mwiza ariko yatinda mu bushomeri ugasanga arisikorotse mpereza ibihumbi 20 naho cyangwa se nkana mwumvuze make ugahera kuyamuha se murimo murakumva mbona mwirabuye noneho igitangaza kirabaye mwareka tukaganira yateraga korasi yakoreraga Imana neza ariko kubera gutinda mu butayu bukamwaka Imana bukamwaka ubunyangamuga ugahera kumukopa ntumenye aho mwene se yageze gute yanyuze. Hari n'abahindura inzira yanyuraga muri kaburimbo bagahita anyura hehe muri dobandi cyangwa muri ntuza hari ahantu abantu babambuzi banyura no guterana wenda agahita akajya mu rundi rusengero naho akabesikoroka akajya hani naho agateka umutwe. Iyo utinze mu butayu hari igihe bukumaramo iki Imana. Iyo utinze mu bigeragezo, iyo udahagaze ngo ugwize imbaraga, se murimo muranyuma, hari igihe ibigeragezo bikwaka Imana. Ibintu ndi kuvuga ko numva bikomera washyiramo inyoroshyo. Bavande ariko nawe urebe uyu mugabo uburyo bakoranye n'Imana kugera ku rwego uvuga ati ntabwo uri bugereyo. Ariko bura no kuyobora abashumba ntabwo ari ibintu byoroshye. Nigeze mba ahantu hamwe abakristo batuka umushumba kuri nyina, umushumba ararira, amarira aramanuka, atari ngibi amarira aramanuka ndayabona. Ahubwo ni mu izina rya Yesu. Aba bantu babatijwe mu kimwe mu mazi, babatijwe muri Nyabarongo ho ibyaha yaragoze kose. Abantu nibahinduka amagambo tuvuga buri mu gitondo muri nibature nimugoroba ku cyumweru aci nyuma y'amatwi, turi mu nama bahita bamuhereza ijambo ribi n'umupakani utaramenya Yesu atava kuvuga ahita ari mukubitira mu bantu. Ndarira ariko umushumba niwe warize mbere yagira urumva ko niwe bari batutse. Mana fasha abantu bawe. Umukecuru umwe niwe bagiye kubatiza, akajya azana umuntu ukabwira pasiteri hano niho afite ikibazo, amaguru yihorere n'amaboko yareke pasita ibatiza, akajya mwete umunwa aramubwira ati imbatiza umunwa niwo wananiye, tuba wari udubika bari ubatiza. Hari abantu bibira mu mazi ariko asanga hari ingingo zimwe zasigaye hejuru ngira ngo mu izina rya Yesu. Mwami Yesu. Buriya kuyobora mbabwire bashumba ni ikintu gikomeye. Icyo sadakandagira mu gihugu cy'amasezerano ni ukuyobora abantu ubutayu bwamazemo Imana, batacyumva uburyohe bw'Imana, ngo bageze ahantu babura amaso. Babwira Mose iti mwebwe mwatuzanye n'Imana kutwicira hano, bwira ya Mana yawe mugira gute ni muduha amazi. Ubara namutuka kugira ngo baramworohera umusaza baramututse. Urumva rero buryo usengana umubabaro, hari igihe usenga nabi. Mwari byumvise namwe bavandi mujya musenga mutiyo bikomeye ariko ko mutangikiza bite byanyu werega. Ariko se ko bantumiye ngo tuganire murebe hano tuvugane bimeze bite? Iyo byakaze, iyo byagukomereye usenga ute? Nta muntu urumva usenga ngo ubwo rero wicaye mu ijuru ngo ntuzi ibibera no mu isi. Ariko utekereza ko Imana itazi ibibera no hatuba we itabimenya se byihorera. Ngubwo wicaye mu ijuru rero nguraho uratuje ngewe merewe nabi. Ariko ubwo wumva watera Imana ubwoba ku buryo yaza ngo nuko wihaye ibintu by'ubusirike. Ngubwo rero ngo noneho agashyiramo n'akantu katuma wenda yatebuka. Ngurumva ngo ngewe wangira Imana ntabwo uzigera uba Imana, uzakomeza uba umuntu. Ngo ngewe ungize Imana kanya gato nakubabarira nkakugirira imbabazi nkagutabara. Ikindi wa Mana we ntabwo inzara uzi ukuntu iryana, nawe wakugira ngo ikakurya iminsi 3 kumva wahita umenya neza ugahita umpa ibyo kurya. Gerageza gushyiramo utuntu tw'ingingo nyine twatumiza. Ariko aho ahiri mu byumve neza, ahiri yicaye mu cyubahiro, yicaye hagati y'ibizima n'abakuru n'abasarafi n'abakarupe, yicaye murimo muranyumva we ahantu iri hari abayiramya urera
urakomeye, se murimo muranyumva? Ibintu byo kwisirikisha ntibishobora gutuma Imana iza mu buzima bwawe, ahubwo kuvuga Imana neza, munyumve neza, kuvuga Imana neza byatera Imana kuza mu mibereho yawe, mu buzima bwawe. Niba ushaka gutumira Imana mu mibereho yawe, vuga Imana neza. Aho abandi batayivuga neza, yivuge neza. Aho abandi bananiye kwikorera, yishyiramo agate. Uvuga uti mu gihe babiparitse ngewe ndavansa, ndashyira muri volume, noneho sasa muri vitesi y'itanu, natake we bite byanyu. Ujye uririmba ha batanu, niba banasibye ushyiraho gahunda nk'ako kundi babana batatse ngo mwe ntimuzaririmba, muririmbe we, ririmba, vuga Imana. Bwana asifiwe sana. Tuzamure Imana icyubahiro aho tukiri kumwe bavandimwe. Umusaza ngo bamubwira nabi, se murimo muranyo? Ngo bamubwiye nabi bituma asenga buryo butari bukwiye. Ubundi kwari ukubwira igitare ngo zana amazi, gukubitaho rimwe akakibwira ngo tanga iki? Amazi. Ariko kubera uburakari bamututse, muzehe nawe kamera igira gute we? We bite byanyu we? Kamera iraza, buriya ngo kamera irasinzira ngo ntigipfa, ngo ipfana na nyirayo. Twamuherekeje. Kamera ntabwo igipfira igira gute? Irasinzira, burya hari igihe izegukana uwo muntu. Wese ko nari nzi kuri marayika ubaye umuntu gute mu izina, ibikangutse burya hari igihe ikanguka. Torero turacyari kumwe? Umusaza kubera ukuntu abisirayeli bamututse bagize gute, agenda n'ubura. Kandi anavugana n'Imana, arebwe ati abisirayeli sinjye babyaye, sindi nyina. Ari gusenga ati zana amazi. Ngo abwira Imana yarakata ibintu si bya bindi rero. Abisirayeli bantutse sinjye bababya, sana amazi bamwe. Imana avuga ati wagabanyije umujinya. Reba nka pateri ibintu byayo. Urebe pasta akubwira ati je ntago nabyaye abantu. Kubera ibintu nyine wenda mwamutesheje umutwe, avuga ati nje ntago nabyaye riratorero jewe, barabona ntago nabagiriye ku gise. Urumva? Sinabagiriye ku gise. Abwira Imana ati baha amazi. Imana ikavuga ati wagabanyije ibintu by'uburakari, ugenda ubwira igitare, ubwira igitare ukubiteho ya nkoni yawe rimwe gusa birahagije. Hanyuma ubwira igitare kibaha amazi banywe. Umusaza amanukana n'iki? N'umujinya. Ngo agenda kubita ku gitare, papa. Ashyiraho n'inyongezo ze, papa. Amazi koko araza, nk'uko Imana yabivuze, amazi yaritabye. Araza aricyo nkundira Imana. Iherekeza ijambo ryayo, uko byagenda kose rigasohora. Ngo amazi aze, ntabwo wenda yababwiye ngo nimwakire amazi mugire gute? Munywe n'ubugwaneza. Yaravuze ngo nimwakire amazi munywe mwabivume mwe. Ahita babika amakara. Ariko nimwakire amazi mbazaniye munywe. Imana hiringo irababara, nabwo irababara. Umujinya urazamuka. Ihamagara amazi ati aya mazi ni wowe uyazanye. Ibintu byose se murimo muranyumva we? Ese ntabwo murakira nk'umuntu hano mukumva aravuga ibintu yakoze, ukayoberwa iby'Imana yakoze, ukumva nta Mana yigeze ikora, niwe wagiye akora. Nanyuze mu majyepfo, mpagurutse umuntu mu kagare, nyura mu majyaruguru, mpumura impumyi, nyura harya handi banyura sinzi n'ahandi. Mu burasirazuba wa muntu wari urwaye inyonjo, ibigize gute? Irarigise. Ariko mwamurangiye Kibagabaga ko hari indembe na CHK no muri Faisal ko harimo indembe, akagenda akazura nka batatu base akajya ahera kuri ibyo ngibyo natwe twabonye. Ibyo twabonye base akabikora akazura nk'abantu nk'abangaye. Avuga ati base wona bazuye tuhari. Reka mbabwire torero, ntabwo Imana igikora ibintu bizitirirwa abantu. Ibintu bizitirirwa izina ryayo. N'ibintu Imana iri bukore muri iteraniro ry'uyu munsi, ntabwo bizitirirwa umugabo wawe, bizitirirwa Imana wicaye imbere. Bizitirirwa Imana wicaye. Imana ngo irarakare maze ati ni wowe yazanye. Ese inyanja ni wowe wayisatuye? Ese ubutayu ni wowe wazanye mano? Ese ni wowe wavanye abisirayeli kuko mu maboko ya Farawo? Ibintu byose nakoze urabyitiriye.
ibyo nabyo bibitekeye yo kwihutisha uyu musaza. Imana izamukira kuri ibyo nyine kugira ngo namuvane mu nzira yashobora kubona akazi ko kujya guhangana n'iki n'abanaki no na za Yeriko. Ihita izamukira ku kantu gatoya. Yarabwiye ati kubera kutagaragaje kwera kwanjye imbere y'iteraniro ya Isirayeli, zamuka umusozi. Ariko uriya mugabo n'imfura, ese muracyanyumva cyane? Uzi umuntu Imana ibwira ngo ndi bukwice, ikamubwira naho imunigira akajyayo. Ko mutanyikiriza we bite byayo. Uyu mugabo aracyafite umutima wubaha Imana nyamara. Reba kugira ngo Imana ikubwire ati se murimo muranyumva, fata umwuka ukurimo, urumva, uhereze kuri iyo shu umwunganizi wawe, umurambikeho ibiganza akomeza akazi, hanyuma we muzeyi ugaruke hano ku musozi munige, ukagenda ukubahiriza izo gahunda, ukagenda ukarambikaho ibiganza kuri iyo shuwa, ukamuhumekeramo umwuka, ukamuha ku mwuka ukurimo, warangiza ukitabira randevu, ukigarura nta mapingu, ukagaruka kugira ngo ikunige. Uyu mugabo nyamara nawe arumvira, aranubaha. Arundi yatega ubwato cyangwa indege akavuga ati mbaye ngo kwepeye muri Afurika y'Epfo. Nose nta mugabo muzi si Imana yatumye agahita kwepa, ntawe muzi. Urugero rurahari, nta mugabo ariko ntawe mwumvise we cyangwa Bibiliya murazisoma cyangwa ntimuzisoma. Hari umugabo Imana yatumye ati genda igibunaka, ntabwo mwamwumvise. Ngo aho kugira ngo ajyeyo akwepera hehe Tarushishi, kandi yari mutumye nene, aravuga ati hazaje abandi jewe mbaye ngiye muri. Umugabo ngo arayikwepa, ariko ni ikwepeka hose ni mukwa, yikomera amashyi hose ni mukwa, nawe wayikwepera hese, wayikwepera. Yamugaruje iki? Umuyaga. Yamugaruje iki? Amazi. Mwarabisomye? Ahubwo ikibazo abantu bari kumwe n'uyona wakwepa Imana nibo bahuye n'ibibazo bikomeye, kuko ibintu bari bavuye guhaha, bari bavuye kurangura abashoramari barahombye, ku ibintu byose ngo bamamariye muki mu nyanja. Inyanja ikomeza kurakara, bagera no ku rwego bakora ubufindo, bagera ku rwego bakora iki? Ubufindo. Bugwa kuri inde? Kuko babonye, kuko buri muntu wese ngo yahamagaye Imana ye, babonye ibintu bikaze, amazi adatuza, baravuga ati noneho muhamagara Imana buri muntu wese iwabo, n'abazifite mu ishakoshi, urabyumva, n'abazifite mu mizigo mwemere kujya kuzirebayo, buri muntu wese ahamagariye iwabo. Ngo barazihamagara ntacyo zabamariye, ariko babona umugabo utari guhamagara Imana ye, usinziriye nta n'ikibazo afite, we yiseguye ari muri kava aryamye nta bintu byinshi. Agati karo kagabo kuko adahamagara Imana yako, ati we uri muntu ki? Kandi wumva uyu muntu nawe ukuntu yiyaminiye, yavuze ngo ikizi muzasome bire ngo genda umuheburayo wubaha iki? Ariko ze koko muvugisha uyu mugabo arayubaha cyangwa arimo arayikweba? Yabwiye aba bantu ababwira ngo genda umuheburayo wubaha Imana yo mwijoro. Yarayubashye cyangwa arimo ayikwepa ajya hano? Ariko baramubwira ati yo Mana yawe rero yihamagare noneho nabwo tubirebe. Bwana sifiwe sana. Arababwira ati cyabikoze mbabwije ukuri ndi kuyikwepa, yari yantumye ariko ndayikwepye. Ngo tindimo ndayikwepa, yari yantumye ahantu ariko mbona atari ngombwa kujyayo. Ni waba uduteje aya makubati, kuko Imana y'Abaheburayo, Imana y'Isirayeli irazwi, yanditse amateka, yanditse izina shaka. Tuyikomera amashyi, Imana yanditse izina. Imana yanditse izina, amateka yaranditswe ahantu hose. Bwana sifiwe sana. Barayizi, amateka arahari. Baravuga ati turapfuye, ukwepye Imana? Ati ndayikwepye. Ye baba we, ni wowe uri gukurikirana ati ibintu byacu bishyire mu mazi kubera wowe. None ko natwe turi bupfe dukora iki? Ati nimufate mugire gute? Munage mu nyanja mo haga. N'umuntu aravuga ati aho kugira ngo nge hahandi reka mpfe, basi bane mu nyanja mo hagati ngire gute? Mfe ariko singeyo. Baraterura bagira gute kugira ngo bakize amagara yawo? Baterura akagabo baranaga. Imana ibwira igifi cyitwa bareni, usome Bibiliya witonze. Imana yategetse igifi cyitwa, irakibwira ngo ihute umbikira ko kagabo. Bareni iragenda imira, nta gutapfuna. Wumva ukuntu ibintu bihaga. Ariko iyi Imana ubundi ni nyemba bazi babwire babandi, itapfuna umugabo habe no guca urutoki n'ugutwi, imirira ho irabika no munda ngo ba. Umugabo agera mu yindi umugabo agera mu yindi karisiye kuva yaba ngo no buriya mugabo ngo niba afungiye ahantu wakaze kuva gereza zabaho mu nda y'isi nanone, kandi mu nda y'urufi muhengeri
ngo imufungira mu nda y'igifi. Ariko agezemo ngo asomye nkeri, kuko igifi urumva habamo amazi mu nda n'ibyo cyamize. Asomye nkeri ati Imana y'umuntu nibame mvuye aha ndajyayo. Imana avuga ati ntubemo umunsi umwe n'itatu kugeza igihe uri bukire bwonko kuri gahunda ukamenya ko nta hantu wankwepera. Ku munsi wa kabiri igifi cyakata ubwato, cyakata amato, umugabo akabageze gute asekuye ku mahwa, asekuye ku bindi bintu. Mvuye aho Uwera wa Isirayeli. Kandi ubu ukuntu yasenze ngo uri Imana igira ubuntu nibambe ngo utinda kuraka. Yavuze ibigwi by'Imana aho mu nda. Imana avuga ati umunsi wa gatatu niho ubwo wenda bizaba byajya kuri gahunda ibyo kumvuga gutyo ntabwo urajyaho neza. Umunsi wa gatatu Imana itegeka igifi ngo noneho mugira gute muruke, ngo gihita kimutarasifera hano n'ubundi Imana yari yamutumye. Komera Imana amashyi ngo cyahise kimuha tarasifa, kimwohereza n'ubundi ahantu Imana yari yamutumye. Wanasifiwe. Bavandimwe, kugira ngo amasezerano yawe kore na finisage kwanza ko turahorana n'ubundi ibitarangira sinjye uzana birangiza, ubwo twaza bivuga ku wundi munsi impande itaravuga ikindi gihe ku wundi munsi nagaruka. Ariko kugira ngo amasezerano yanjye asohora yawe asohore nuko udatakaza Imana. Iyo tuvuze kudatakaza Imana nukubaha Imana ku manywa na ryari na nijoro, ukirinda ikintu cyatuma utakaza Imana. Ikintu cyose cyatuma utakaza imibanire ufitanye n'Imana kigendere kure, kuko nutakaza imibanire ufitanye n'Imana amasezerano uzaba yataye aho wakoreye ikosa. Se muri mu muranyuma abantu bose bakuze bimuye Imana mu mitima mu butayu Kadeshi ya Baruneya, ntibigeze bagera mu gihugu aho Imana yavuze. Ariko Yoshuwa na Kalebu bakomeye ku Mana, amen, bageze aho Imana yavuganye nabo uhereye bagihaguruka mu Egiputa. Kwanasifiwe. Amen. Password ni yihe? No kudataka gusenga gusa nibihagije my dear. Se muri mu muranyumva? Nuko ugomba kugera ahantu mu butayu. Ubutayu ntibukumareme iki? Imana. Wagera mu kibazo, ikibazo ntikikumareme iki? Imana. Ahubwo ikibazo kikagusunikira kuki? Ku Mana. Nico Yobu yatsindishije ibibazo. Yaravuze ngo nubwo bimeze bitya haracyariho iki? Ibyiringiro. Naho igiti cyagira gute? Cyatemwa, kizongera kigire gute? Gishibuke. Urumva ijambo avugiye mu bibazo. Avuga ijambo rikomeye, umugore wamubwiye ngo yituka ikwice, aravuga ngo sinayituka. Aravuga ngo naho yanyica nzapfa ngize gute? Nyiringiye. Gukiranuka kwanjye ngize gute? Ndagukomeje. Sinzikuraho kubiki? Inyangamugayo. Aravuga ngo uruhu rwanjye numara kubora nzareba Imana yanjye n'amaso yanjye, ntabwo ari undi azayireba, ahubwo ni njyewe ubwanjye zagira gute? Zayireba. Aravuga ngo nzi ko umucunguzi wanjye ariho kandi azahagarara ku isi ngire gute? Murebe. Haleluya. Twikirize haleluya, haleluya. Avuga ijambo rikomeye. Ganira n'abantu bakaze. Niba Imana ikubwira ibintu by'ubuhanga by'ubwenge, numenye ko ari dogiteri uteraniramo hano, mwicara iruhande ufate ku mavuta y'ubudogiteri. Numenye umunyamafaranga usengera amaha, mwicara iruhande ujye ufata neto wakaye amafaranga, ujye uyahamagara. Ariko utabivuga uvuga ati mu izina rya Yesu ndakurura inote. Wicaranye n'umunyamafaranga we bite byawe. Sawa. Rero bavandimwe, ibigeragezo, ibibazo ntibizatume mutakaza iki? Imana. Ahubwo ibyo bintu mucamo bibasunikire gushaka Imana no kuyegera.